ndumva ubugome bunyakama kubera umubabaro natewe narize amarira menshi nyuma ndira amaraso nyuma y'amaraso ninjiye mu mazi abira mfite umutima w'ingone ebyiri amakuru yawe amakuru yanjye ni meza iminsi myinshi pe shaka iminsi myinshi mvura n'ubu ufite amakuru meza nakuboneye akazi ndahira mva gusa nyine ni keza mana we vugisha ukuri nakuboneye akazi keretse umbwiye niba uzagakora uzajya uza nka rimwe mu cyumweru we ntago nafunga akazi ukuntu ngashaka ndabizi nyine uri umushomeri nyine urashomye niyo mpamvu nanjye nagutekereje mwabwaye nawe ninkabona nkubwire cyakora wagira inshuti yagira nkawe umva sawugo nahaga neza aho umva ni ahantu nyine nakakuboneye umbwire wowe niba uri redi naguha nimero mukavugana warangiza ako kazi ukagakora nta kibazo urabyemeye wagakora ndabyemeye pe umva nyine ubwo ndi burebe ukuntu ngo utunimero kugira ngo ako kazi ubashe kukagera ahubwo si guhimbaye muri bite ni byiza ko wicaye aha ngaha se sha ni inkuru ndende byakugendekeye biteze ntawabivuga ye ngwino tugende mu rugo dore mu rugo wanjye ni hano hirya ntabwo ari kure ko ureka kwicara mu nzira urakoze ako ndiwe ufite ibibazo byishira Isa rero hariya ahantu uye wahageze ute sha nyine nahaje ni umukobwa wanzanye aje kunshakira akazi witwa Rine wa wundi duturanye iri iwacu none se arakuzana agutariye ku nzira wahora n'icyo wamuntu ye nyine yanzanye aje kundangira akazi ariko byarangira ntaye hariya hari inenzi uzi ko ari indayi n'ahangaha wowe ntabwo nari ntese yankuye mu cyaro aje kundangira akazi ibyo sinari kubimenya rwose yakuyeho neza burundu urumva arasambanya kurusha isazi dore aha niho nibera rero ahangaha niho nibera nyine rwose ahangaha nta handi ariko ndabona nta kintu ubaye da nubwo yakurangira akazi ahora neza se nakabonye nyine urihangana ntacyo urabura turaba turi kumwe hano nta kibazo uzaba ugashaka akazi kuko nta tike mfite ngo ntayiguha musubire mu cyaro rwose mwese ubwo biragenda urabura aha ngaha nyine nzagushakira akazi mbana nawe umurisa umenye ko navuye mu cyaro nk'uko ntabwo ubyibuka ushatse kumbwira ko nanjye ugira ngo urukundo mbese byaba bitwaye iki kankubwiza nzagukunda ariko convention yabaye nyakazi ariko Kigali yabaye mu cyaro menya abantu ngo yakora oya umurisa ibyo ntabwo ari byo ntabwo byaba ari byo urabizi ko nagukundaga no kuva mbere hose turi mu cyaro naragukundaga urabizi nuko ubwo mugeraho mukirengagiza
ngaho genda ndebe none ufatiranye n'ibibazo we ntabwo mfatiranyije n'ibibazo akorabize ko nabo so bize ntabwo byakunda oya nukuri pe bitekerezeho nanjye sinkubwiye ngo ufate umwanzuro kano kantu ntabwo byakunda bitekerezeho rwose ntabwo byakunda nta nibereye mba mvuye mu kazi nkora akazi kose niba unyanze wanze ko dukundana va mu nzira nigendere no kwiryamira ndinaniriwe ubwo subira hahandi nagukuye umva ngaho gafata ubukati avugana nawe wabyemeye cara umbwire ngo nta kibazo nta kibazo ubwo rero nyine nta kundi nyine tugende turi hano n'iwanjye nta kibazo nawe nyine ntabwo uri umwana kandi ntabwo uri mushiki wanjye sibyo Sheri umeze ute? Umeze uko ubibona. Nisuko ndeba urimo uravuga nabi byagenze gute? Kuri kumbwira nabi. None nkubwire neza kubera iki? Ibyo wanyise ntago bizi. Amakuru wenda afite urambaza icyo nshaka. Nise ufite ayahe makuru? Mbwira. Umva mbwire wa mukobwa. Ibyo wakoze nabwo byagwaje. Nakoze iki se ntabwo mbizi. Njyewe wanshaka iki? Nagukoreye iki? Gusa akanya wakitwa imbuga kazi babyemera. Nabyemera ariko kuko ngukunda. Kuko nise uri kuntuka ngo ndi imbwakazi. Nyenyenyenyenyenye. Sha wimbwira nabi. Umva nkubwire Mireye. Reka ndagukunda. Wibutse ko nitwa Ephraim, reka ndagukunda. Nuko urankunda Ephraim. Wavuze ko inungu yikunda. Oya ntago wabimbwa. Ephraim ntago urimbwa. Ushaka iki ndekuraho. Uramfata urumurisa. Umurisa yaragusize yarigendeye. Umurisa Umurisa yarashatse amakuru ndayafite. Afite umugabo. Umurisa yagize ite? Umurisa yarigendeye ninjye wagukundaga nakubaga hafi ariko nyenyenye yaje azagaruka kenda cyamukunda. Ephraim please ndakwinginze. Bitekerezeho. Me agenda ngo nikicakagiramo umurisa erge makuru namwe yawe yakira nakira waduteranye ngo wasanga n'ubu ngo ari byo urimo. Ntabwo naguteranya urabizi. Ushaka iki? Kintu nshaka ni wowe. Naro akuntumye ndumva wagenda kumubwira ko ntahari. Burya ndagukeneye ubyumve. Kandi ndagukunda Ephraim kuva kera. Umurisa yarashatse umugabo. Yarashatse.